Icatumye tuvuga rero ngo turaganira ku mwana w'imyaka 0 kugera ku myaka 7 nuko ku myaka 7 abana baba batagiye kubesha, ariko abana b'abahungu bakunda ba nyina, abana b'abakobwa bagakunda base. Imbwa igira sebutanti bikoromozome, umuntu akagira 46 koromozome, injangwe ikagira 30 koromozome, imbe bikagira 6 koromozome, imbe bikohereza turuwa bikabasiza. Umwana wavutse kugera ku myaka 17 ni ikiciro c'ubujiji, ariko 18 kugera kuri 47 habasiga amahirwe make. Iyo utangiye umwaka wa 48 rero kugera ku mwaka wa 60 aba ari ikiciro cyitwa ikiciro cyo kwicuza, ariko imyaka 60 n'umwe kugera ku 100 aba ari imyaka yo kwiheba kubera iki? Abantu benshi batinya urupfu, nibavuga ngo mpazi birego yasinzi yazaba ari nge. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga Usenga everyday umurongo hamwe okuri YouTube nyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisamu muri management akiza Edouard abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Yambi abari mu Afrika, mwese mumva ikirundi, kinyarwanda, ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda ni Gusenga everyday, ikaze mu biganiro byacu. Abari ku mugabane w'Uburayi, Shalom turakunda, Imana ibaho umugisha, tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Abari ku mugabane wa Asia mu kwikana ibiganiro byacu, tubahaye ikaze kuri Gusenga everyday. Ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye gukorana na Dogiteri. Abari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye gukorana na Dogiteri Revera Pasiteri Mpazira. Aho Dogiteri, Shalom. Amakuru yanyu? Turakomeye. Murashima Imana? Yego. Pasiteri, mwatangira musuhuza abantu. Ni karibu kuri channel ya Gusenga everyday, kubadukurikira, abo dusangiza ibyanditswe byera, inyigisho nzima. Ni karibu, Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza uduhaye, mwiza w'ingenzi wo kwamamaza ishimwe ryawe. Abo wahamagaye ukabakura mu mwijima ukabageza mu mucyo w'itangaza, turamamaza ishimwe ryawe kuko inshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye abera. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banje. Nukuvuga ngo n'ubutware Yesu Kristo yahawe. Aravuga ngo mugende muhindura amahanga yose. Nibyo turi kwamamaza, ni ishimwe ryawe turi kugeza ku bantu kugira ngo mu mahanga yose bamenye izina ryawe kandi bahindukirire. Noneho nugaruka mu bwiza bwawe bazagusanganire bose arabera, ntaho kurimbuka n'umwe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri, niki waduteguriye uyu munsi? Turareba ubuzima bw'umwana kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 7. Imyaka 0 kugera ku myaka 7. Imyaka 0 kugera ku myaka 7. Yesu umuntu azate, umuntu usaboneka ate? Akenshi usanga abantu barazize akarengane, twabita inzira akarengane, kuko iyo umugore abyaye abakobwa gusa arabizira, yabyara abahungu gusa akabizira, ugasanga kenshi umugabo ntabizira. Abagore benshi baraharitswe kubera babyara abakobwa gusa, abandi benshi baraharitswe kubera babyara bapfusha, abandi benshi baraharitswe kubera babyara abahungu gusa. Ibyo ugasanga n'amakimbirana aba mu miryango, no kuyakiranura bikaba byarananiye abantu. Duturanye n'abantu benshi tubana nabo bagiye bazana abagore ba kabiri kubera abagore ba mbere babyaye abakobwa gusa, abandi bakazana abagore ba kabiri kubera abagore babo babyaye abahungu gusa ngo yifuza umukobwa. Ibyo bintu amakimbirane tugiye gukemura ahangaha. Turareba ubuzima bw'umwana noneho kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 7. Imyaka 0 kugera ku myaka 7. Umuhungu yarukwe atarashaka nta bana afite muri we. Umukobwa yarukwe atarashaka nta bana agira muri we. Ubwo usanga hari abantu bavuga guza ukumva aravuze ngo uriya mukobwa arashaje afite imyaka 35 ngo buriya yiciye abana benshi mu nda. Uriya muhungu afite imyaka 40 atarashaka buriya yiciye abana benshi mu nda. Nta muntu utarashaka wicira abana mu nda kuko si abana. Oya,
izo ntangangabo intangangore ntabwo ari abana. Umwana yitwa umwana y'intangangabo yahuye n'intangangore gusa. Ariko ikintu cyitwa gamete ni intangangabo, gamete ni intangangore. Iyo ikiri ukwayo ntabwo ari umuntu. Umukobwa arashaje ngo yishe abana, ntabo yishe, ko nta bana bigeze bagera muri we atarabonana n'umugabo. Oya, zero rero umwana atangira ante. Iyo habaye guhura k'umugabo n'umugore, nuvuga ngo hari ikintu cyitwa gamete ni intangangabo, noneho igaza guhura n'intangangore yitwa gamete. Hariya noneho rero muri gamete z'umugabo kuko harimo X na Y, muri gamete y'umugore kaba XX. Uba ngo muri gamete intangangabo igira intangangabo yakohereza umuhungu, ikagira n'intangangore yakohereza umuhungu. Yari intangangore yakohereza umukobwa, nuvuga ngo yaba ari X yahura na X igahinduka umukobwa. Yari intangangabo yahinduka umuhungu ikaba ari Y igasanga X y'umugore, nuvuga ngo ari uguhana rero, kuko umugabo niwe responsable w'igitsina, ari uguhana babya abakobwa gusa hahanwa abagabo. Uretse ko habyara Imana niyo responsable wo kubyara, ariko kuko yaduhaye inshingano ko Adamu na Eva bararemwe, bakomotseho bose baravutse. Ubwo rero kuvuka k'umugabo n'umugore biva ku mugore n'umugabo, ariko biyobowe n'Imana. Bisobanura ngo kubyara abahungu gusa biterwa n'umugabo, nawe si ubitera kuko ntari utegeka vitesse ya gamete. Oya, ariko niwe byaturutseho. Kuvuka k'umukobwa byatewe n'umugabo, kuvuka k'umuhungu byatewe n'umugabo. Iyo yohereje X aba ari umukobwa, iyo yohereje Y aba ari umuhungu, kandi byose biturutse kuri we kugira ngo ahinduke umuntu. Gamete rero y'umugabo iyo ihuye na gamete y'umugore bihinduka zigote, niho hatangira ikintu cyitwa activation. Umuntu abatangiye rugahinduka urusoro mu nda ya nyina. Urwo rusoro baruvuye muri za gamete ebyiri, kandi umugabo afite 46 chromosome n'umugore akagira 46 chromosome. Iyo rero bohereje bahuje, umugabo yohereza 23, umugore nawe agatanga 23 chromosome, bigahinduka 46 chromosome. Wa muntu agahinduka umuntu kuva mu rusoro rwo ari mu nda ya nyina, ni ukura akazaba umuntu, akongera akamera nka nyina cyangwa akamera nka se, biterwa n'igitsina yavutse arimo. Ubwo noneho rero kubyara umuhungu responsable ni umugabo, kubyara umukobwa responsable ni umugabo. Ntabwo umugore yarakwiriye kwirukanwa kuko yabyaye abakobwa gusa, ntabwo umugore yarakwiriye kwirukanwa kuko yabyaye abahungu gusa. Oya, ntabwo umugore akwiriye kwirukanwa kuko apfusha cyane. Oya, urupfu ni ingaruka y'icyaha, kandi twese dukomoka kuri Adamu, kandi abamukomokaho bose baragwa icyo cyaha cy'inkomoko, nubwo kitababuza ubugingo ariko barakirazwe. Nizo mpamvu basonza, nizo mpamvu barwara, nizo mpamvu bapfa, nizo mpamvu bahura n'intambara. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha. Umugore n'umugabo bahura n'intambara, umugore n'umugabo bagasonza, umugore n'umugabo bakahura n'indwara, umugore n'umugabo. Ibintu byose by'ibiza byaturutse ku ngaruka y'icyaha kugeza ku rupfu, bigera ku mugore n'umugabo. Noneho rero umugore yabyaye abakobwa gusa ntakongere kubizira, umugore yabyaye abahungu gusa ntakongere kubizira. Ubwo bwari ubujiji. Iyo rero umuhungu avutse arakura akagera ku myaka 13, niyo hatangira ikimenyetso kigaragara ko azaba umuhungu koko, cyitwa spermatogoni. Iyo spermatogoni iza ku myaka 13, ariko ku mukobwa warayivukana yitwa ovogoni. Uko ihindagurika rikomeza kuza, ovogoni ibyara ogone, ogone ikabyara ovosite, ovosite nigera kuri ovire. None umuhungu ku myaka 13 hariho spermatogoni ihinduka spermatogene, ikaba spermatosite, none ikaba spermatozoide. Ubwo none akaba yashobora kubyara. Umukobwa rero ufite imyaka 9 na 11, aho ngaho ashobora kuja mu mihango yavukiye ahantu hashushe. Ubwo bitandukanye n'ahantu hakonje bareba 14 na 15 ni hashobora kuja mu mihango, ariko ico gihe yabyara igihe yagiye mu mihango. Umuhungu nawe iyo hatangiye spermatozoide aba yabyara, ubwo yatangiye kubyimba amabere. Turavuga noneho kuva kuri 0 kugera kuri 7 gusa, ntabwo turagera iyo hejuru. Ariko nshaka kubereka ko iyo habaye
gamete igahinduka zigote niho hatangira activation, umuntu akaba aratangiye abaye urusoro, arakura kugera ku mezi 9 ari mu nda ya nyina. Noneho rero abana bakaza guhura n'imbogamizi runaka, kuko umwana uvutse aba afite ubwenge, wavutse aba afite ikintu bita capacité crânienne kirusha ic'impundu irusha izindi mu nguge ubwenge, yitwa oranguta. Nukuvuga ngo umwana yari mu nda ya nyina, bitewe n'ubwenge azavukana, bitewe na capacité crânienne y'ikiremwa muntu, amenya ko hanze hari intambara, amenya ko hanze hari amahoro akiri mu nda ya nyina. Abantu rero bamenyereye gusuzugura abana ngo ntaco azi, ntaco yamubwira, ariko rira jambo ryanditswe mu Migani 22 umurongo wa 6 bavuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo akiri muto, azarinda yisazira amatara-yivamo. Uriya mwana ukiri muto twabikoze ubushakashatsi ni imyaka ingahe? Ni munsi y'imyaka 2. Umwana agera ku myaka 2 yararangije kugirwa inama n'ababyeyi, yararangije kuganira n'ababyeyi, nubwo abatavuga kenshi ariko arumva, amenya ibitekerezo by'abantu, arakwitegereza akamenya ko uri umugome, akakwitegereza akamenya ko uri umuntu ugwa neza. Nubwo wamusekesha uri mubi, wakwigana guseka agaseka, abo bita ibisekera mwanzi, ariko umwana muto ukiri mu nda ya nyina afite amezi 7, 6 ashobora kumenya ko hanze hari ibintu ibihe bibi, hari intambara. Nukuvuga ngo iyi nda ari umumiro kuva ku 0 kugera ku mezi 3, cyangwa se ari urugarure kuva ku mezi 3 kugera kuri 6, cyangwa se ari imvutsi kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 9. Aho ngaho iyageze ku gihe cy'urugarure ametangira kumva ibiri no hanze. Urugarure cyangwa se imvutsi atangira kumva ibiri hanze. Uwo mwana rero utari wamara imyaka 2 ni ababyeyi bamufatiranya bakamurera neza. Umwana kwangirika, umwana kubikirara bituruka ku mafuti y'ababyeyi, ntabwo bituruka ku bubi bw'umwana. Ku mwana ntiyaba mubi, oya, akura uko bamureze ni kwakura. Inyana ni ya mweru, uko muturera niko dukura. Hari n'indirimbo yabivugaga, uko umwana arezwe ni kwakura. Kandi umwana iyo utamureze akiri munsi y'imyaka 2 utuma yakira ibitekerezo by'abandi, akaba ari byo bisasira ibyawe wifuza, akazavuka ari mubi. Nizo mpamvu kugira ngo azavukane ibitekerezo wifuza nuko ubimubwira atararenza imyaka 2, kugira ngo azaje kumenya kwakira iby'abandi yararangiye kubanza ibyawe akari byo bibisasira, kuko ibyabanje bigira imbaraga. Iyo umwana amaze kugera muri societe ntaco wari wamutoza kumenya akakira iby'abandi, ico gihe uja kumutoza ibyiza bigasanga byarasasiwe n'ibibi, ugasanga umwana arangiritse biturutse ku mafuti n'amakosa y'ababyeyi. Noneho rero umwana akazavuka ari mubi, akazangirika ari muto, akazabikirara. Nizo mpamvu kubikirara biterwa n'amakosa y'ababyeyi. Muri psychologie de l'enfant umwana akwiriye guhabwa 1/10 c'umunsi kugira ngo aganire n'umubyeyi we, 1/10 c'umunsi. Biri no muri education chrétienne, ayo mabwiriza muri education chrétienne. Amasaha 24 umubyeyi akwiye gukuramwa amasaha 2 byibuze n'iminota 24 aganira n'umwana we. Uwo mubyeyi rero n'ababyeyi babiri. Umugore akwiriye kubonera abana be amasaha 2 n'iminota 24 buri mwana abimubonera, n'umugabo akabonera buri mwana amasaha 2 n'iminota 24 mu masaha 28 aba ku munsi. Iyo wibeshe rero ugasimbuka, umwana akeneye amasaha 2 n'iminota 24 kuganira n'umubyeyi we buri munsi w'amasaha 28. Ariko hari igihe umubyeyi amara icyumweru cyose ataraganiriza umwana. Hari igihe umubyeyi amara icyumweru cyose cyangwa ibyumweru birataraganiriza umwana, n'umwana ataramubona. Umwana akaganira n'umukozi wo mu rugo, umwana akirirwana n'umukozi wo mu rugo. Ibitekerezo by'umukozi wo mu rugo utarageze mu ishuri akaba ari byo bisasira ibitekerezo by'umwana. Ababyeyi bakazaja kumuha ibyo bifuza yararangije kunezerwa no kwakira iby'umukozi, none agahitamo kurerwa mu buryo bw'umukozi, akaba ari byo ahitamo. Ndibuka igihe kimwe umubyeyi, hari umugabo wanze guhemba umukozi wo mu rugo w'umukobwa.
wa mukobwa ababaye ashaka gutesha umutwe wo muryango nayo yiba umwana. Yibye umwana baramukurikira batanga amatangazo aho bamufatiye. Ubuyobozi bwaho bamusanze bamufasha agiye kwambuka umupaka bwaravuze ngo tugiye kureba kugenzura tumenye nyina w'uyu mwana koko. Bafata nyina wa mwana bamushira distance y'imetere 10. Bafata wa mukozi nawe bamushira kuri distance y'imetere 10. Babwira wa mwana ubuyobozi bwaho bari bamufatiye ngo yewe mwa sanga nyoko. Byateye agahinda kuko umwana yasanze umukozi. Baravuga bataratsinze umwana nuwe. Niba ushaka kumuhenda ari byo koko umwana akaba ari uwawe mushakira ikintu muha amafaranga. Uwo mubyeyi yari yanze kumwishura amafaranga make ariko agura wa mwana w'amafaranga menshi kuko umwana yari yanze kuva ku mukozi ari we yita nyina. Na makosa rero kumara igihe kirekire umubyeyi atavuganye n'umwana na makosa. Kandi uwo mwana nunga niki? Ni umwana ukiri munsi y'imyaka 2. Niwe rya jambo rivuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo akiri muto azarinda saa atarayivamo ni imyaka 2. Ijambo ry'Imana niko rivuga. Ariko noneho mu Migani 22:15 bavuga ngo ubupfapfa bw'umwana buhambiriye ku mutima we ngo ariko ikinyafu n'agakoni byabimukuraho. Ubundi gukubita umwana ntibibujijwe muri Bibiliya, ariko kumutuka birabujijwe no kumuvuma birabujijwe kuko iyo umututsi uri umubyeyi bimuhindukira umuvumo. Hariya nizo mpamvu byemeye gukubita umwana akanyafu kangana nuko angana ariko ntibyemeye kumutuka ngo bidahinduka umuvumo. Kandi noneho rero mu Migani 13:24 haravuga ngo urinda umwana w'inkoni abamwanga ariko umukunda muhana akamucaha akiri muto. Bisobanura ngo inkoni ntabwo ibujijwe irigareda wa mwana. Ariko dukoresha inkoni ryari iyo twakerewe gutoza abana bacu ibyo dushaka ko baba bakiri bato. Iyo amaze gushobora kwiruka akagusiga uramubwira kiruka koko kugira ngo ushashobore kumutoza ico wifuza bigasaba kumukubita. Nta kundi byagenda, nta yindi nama wabona, nta kundi kuri wamubonera uretse kumukubita kuko warenze imyaka yo kumurera nk'uko ushaka. Ashoboye kwiruka yagusiga, iyo umututse yaje kurara handi nibwo ahinduka ikirara kuko wakerewe, warakerewe. Umwana rero uvutse abafite ubwenge burusha ubw'inyamaswa kubera wa mwuka w'ubugingo Imana yahumekeye muri Adamu imaze kumurema mu mukungugu wo hasi. Itangira igice cya 2 umurongo waho ni wa 7. Imuhumekeramo umwuka w'ubugingo ahinduka ubugingo buzima bituma umuntu atandukana n'ibindi biremwa byose byo gutandukanya ikibi n'iciza. Icatumye tuvuga rero ngo turaganira ku mwana w'imyaka 0 kugera ku myaka 7. Nuko ku myaka 7 abana baba batagiye kubesha. Ariko ico bita âge infantile nukuvuga ngo hari première enfance, deuxième enfance, noneho hakaba période infantile 0 kugera ku mwaka umwe, hakaba première enfance umwaka umwe kugera ku myaka 3, hakaba deuxième enfance imyaka 3 kugera ku myaka 5, hakaba troisième enfance imyaka 5 kugera ku myaka 7. Umwana w'imyaka 7 arabesha. Nizo mpamvu muri Bibiliya usomye mu Bami ba 2 igice cya 12 umurongo wa mbere n'Abami ba 2 igice cya 21 umurongo wa mbere hari abami bagiye bimikwa bafite imyaka 7 nka Yohasi. Noneho rero abo bami nuko bari bazi ko bamaze kugira ibitekerezo byo guhindura no kubesha no kuriganya. Uwo ngo niwe wabaga yemeye kwimikwa. Ariko umwana utari wamenya kubesha yagambanira abantu atabizi mu kuri kwe kuko ni umuziranenge. Yesu yaravuze ngo mureka abana bato bansange kuko abameze nk'aba ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abana bato kuko bakora cyane, bagakunda cyane, bakababarira cyane, bakumvira cyane, bakihangana cyane, tanga cyane. Nukuvuga ngo abo bana n'abana bakundwa n'Imana cyane. Abameze nk'abo Yesu yarabishimira avuga ngo ubwami bwo mu ijuru n'ubwabo. Noneho rero hari amakimbirane aba hagati y'abana bavutse. Amakimbirane ni ubwoko butatu. Hari icyitwa complexe de dupe, hari icyitwa complexe de castration, hari n'icyitwa complexe d'intuition.
ni ukuvuga ngo mu mateka muri mwaka wa 500 mbere ya Yesu Kristo habayeho amateka y'abantu bane. ni ukuvuga ngo umugabo yitwa Layose, umugore yitwa Jocaste, noneho umwana yitwa Edipe, ariko umukobwa wa Edipe yitwa Antigone. nibo bagiye gukina uyu mukino. noneho rero Layose yari umwami w'Itebesi 500 mbere ya Yesu, ariko ari umwami w'Itebesi yari afite abagore benshi, ariko hakaba n'umwami kazi wagira ngo umugore w'umwami ari we wa mbere. Layose yitegereje mu bana be, arebye Edipe amushidikanya uko yazi ishusho y'abana byara uko bameze, amushidikanije haramutoteza aramwanga. ubundi Tebesi yari ni mu Egiputa, ariko Egiputa yari muri Empire Greke d'Alexandrie. noneho Empire Greke d'Alexandrie yarimo Egiputa, yarimo Tunisia, yarimo Ubugiriki, ariko byakundaga guhangana n'igihugu cyitwa Ethiopia. Tebesi rero ni mu Egiputa. uwo mwana Layose samutote, uwo mwana Layose atoteje umwana we Edipe, arahunga abuze umutekano, amenenganira mu kindi gihugu, aba mayibobo akuriramo, ahinduka umwami w'ico gihugu ko yinjiye muri politike, yararangije kwakira ubwene gihugu ntibamumenya. ariko amaze kuba umwami, ca gihugu wa mwana Edipe ayobora kigirana amakimbirane n'ico Layose ayobora yavukiyemo, ariko yaribagiwe. bigiranye amakimbirane rero bararwana. igihugu c'umwana Edipe kirwana n'igihugu ca Layose, ca gihugu c'umwana Edipe gitsinda ica Layose. ubwo none icagaragaza insinzi ku bami babaga barwanye nuko umwami yicaga uwo nguwo yateye, cyangwa se akicwa n'uwo yateye. ariko none insinzi yo kugaragara neza burundu nuko yafataga abagore buko bangana bose akabatunga, none akabayerekanye insinzi ko yatsinze uwo mwami, nuko yatungaga abagore bo bose. Edipe rero ateye se amutsinze, ariko atabizi ko ari se, ari igihugu yiteye ikindi. afata abagore be bose ba Layose harimo na nyina, arabatunga kugira ngo yerekane insinzi. biba birarangiye bityo. ariko hanyuma amateka asubiwemo, aza kumenya ko yishe yari se, kwabo yacuye bari abagore base harimo na nyina. yumvise ko yacuye nyina, yumva ko yakoze amahano, agira agahinda kenshi, atinya kubaho. none abwira ibisumizi n'abarinzi b'umwami cyangwa abajepe b'umwami ngo bamunogora amaso. afata umukobwa witwa Antigone, ati fata inkoni ngukurikire, nogoya amaso nugera mu shamba irwagati undekure wigarukire, maze ndibwe n'inyamaswa zo mu shamba. umukobwa aje imbere, Sara mukurikira Edipe. bageze mu ishamba, umukobwa ku itegeko rya Sara rekura. none inyamaswa zo mu shamba zirya Edipe, singe wahera hahera uwo mugani, cyangwa se ukagomaho agahera abo bantu. ariko noneho rero kuva mu mwaka wa 500 mbere ya Yesu kugeza uyu munsi wa none, uretse itorero ryagiye rikoresha amasengesho rikabihanagura, ariko abana b'abahungu bakunda ba nyina, abana b'abakobwa bagakunda ba se. umuhungu yagira icyifuzo akabwira nyina, umukobwa yagira icyifuzo akabwira se. rimwe bikababaza ababyeyi kuko batabyigishijwe, cyane cyane ukabona nk'umugore afite abahungu bakuru barimo n'abafite abagore, asuzugura umugabo we, ntiyongera kumuha agaciro kuko azi ko yarangije kwibonera abagabo. umugabo nawe kubera gufata igihe kirekire akakirangiza aganiza abakobwa be kubwo kubishimira, urukundo rwo kuganiza umugore nawe rukagabanuka. biri muri complexe de type, ntaho byaremwe, ntaho byazamwe runaka cyangwa ngo bizane runaka, ahubwo biri muri complexe de type muri psychologie. ubwo ni ukuvuga ngo abo bahungu ntibakunda nyina, umubyeyi azabyumve. abo bakobwa ntibakunda se, umubyeyi azabyumve. nizo mpamvu uzasanga umukobwa umeze amabere atongera kumvikana na nyina, umuhungu umeze ubwanwa atongera kumvikana na se. akenshi usanga abakobwa bameze amabere batotezwa bashaka abagabo bakiri bato kubera ba nyina. kubera none umugore afite amabere yanga kongera kureba umuntu ufite amabere mu nzu arimo, ngo bataba abagore babiri. umugabo nawe ufite ubwanwa yanga kureba umugabo ufite ubwanwa mu nzu ye, ngo bataba abagabo babiri, bose bakabirukana. umugore atija gushaka urwawe ugira amabere mu nzu yawe, umugabo atija gushaka inzu yawe ugira ubwanwa mu nzu yawe. ugasanga hariho gutotezanya, amahoro yabuze, abakobwa benshi bakagenda ari bato. kuko iyo umugore abonye umuntu ufite amabere iruhande rwe amukekamo konkirante uwo mukobwa. iyo umugabo abonye umuhungu ufite ubwanwa amukekamo konkira
kwari ugiye kuba shefu w'inzu none bakabatoteza ari bato ugasanga rero umukobwa ufite amabere akwiriye kubukwe ariko siko byari bikwiriye kuba kuko n'umwana umuhungu ufite ubwanwa nawe akwiriye kubukwe niko ababyeyi bakwifuza umugabo yanga kureba ubwanwa mu nzu arimo umugore nawe yanga kureba amabere mu nzu arimo ikosa rito ro ku mukobwa ufite amabere riba rinini ikosa rito ku muhungu ufite ubwanwa riba rinini bitewe na se umukobwa ufite amabere akora ikosa rikaba rinini bitewe na nyina tugiye kureba inkomoko yabyo ruko bikwiriye kuba complexe de type byemera ko abana b'abahungu bikundira ba nyina abana b'abakobwa bagakunda base mu byemere biri muri complexe de type nta kibazo gihari mu byumve mutyo ntukabimwangire nubona batagukunze ntukamwange kuko n'abana wabyaye noneho rero hakaba ikita complexe d'intuition aha abana bose bagira imbogamizi iyo areba umwana umukurikiye amwanga kubera iki umwana wese yanga umwana umukurikiye kubera iki kubera yo mukwiye kubyiza yaronkaga ntaconka bitewe n'umukurikiye wari mukuyeho yaryaga udusagutse niwe baguriraga amata none bagiye kubiha umukurikira biramubabaza cyane bakirirwa barwana umwana wa mbere akundana n'umwana wa gatatu uwa kabiri agakundana n'umwana wa kane bityo nta mwana ukundana n'umukurikira neza umugwa mu ntege kuko ari we wamusimbuye mu byiza yahabwaga n'ababyeyi babyita complexe d'intuition muje murabyumva rero nubona abana bakurikira barwana umutoya ni muto ariko akamwihambiraho umukuru akamwanga muje mumenya aho bikomoka ni kuri complexe d'intuition amasengesho arabicecekesha hariya rero hakiri iya gatatu imbogamizi ya gatatu bakita complexe de castration umwana w'umukobwa arireba yasanga adateye nk'umuhungu akiveba noneho rero agatekereza ati impamvu ntameze nk'uriya muhungu musaza wanje bigaragara ko nakoze amakosa ku babyeyi banje none igihano bakaba baraciye agapipi kanje nizo mpamvu ntameze nka musaza wanje akababara cyane akitinya none akiri munsi y'imyaka 6 akagira ngo niho bikomoka nagasuzuguro agatinya no gusaba icyo ashaka akabura umudendezo kuko nawe yahemutse abakobwa rero bari munsi y'imyaka 6 iyo bagiye kwihagarika benshi iyo batavuye muri societe ngari bananirwa no guca bugufi nk'abanyina ahubwo bagakora nk'ibyo abahungu bakora ariko kuko atashobora gutungereza bikamuyobera ariko akabyibazaho bigatuma muri complexe de castration yitinya ababyeyi nimubibona rero muzamenya inkomoko yabyo nta handi bituruka naho ngaho iyo complexe de dupe complexe d'intuition complexe de castration bimbogamiza abana bahura nazo abahungu bakunda base abahungu bakunda banyina abakobwa bagakunda base bigatuma bamwe bibababaza ubwo nukuvuga ngo responsable wo kubyara igitsina n'umugabo yohereje X n'umukobwa yakohereza Y n'umuhungu nta kibazo ariko intangangore niyo nini kuruta intangangabo irayakira ikayera rwango ovire yakira spermatozoide ikayirera kuko ariyo nini nukuvuga ngo iyo umugore ovire niyo nini kurusha umugabo iyo umugabo ikayikuriramo ariko umwana wese afite 50% za nyina na 50% za se umugabo wuzuye agira 46 chromosome n'umugore wuzuye akagira 46 chromosome iyo rero bagiye guhura umugabo yohereza 23 n'umugore agatanga 23 bikawa umuntu wuzuye umwana rero afite 50% za se na 50% za nyina nizo mpamvu umuntu yahitamo kuba hashaka ariko mu muco nyarwanda abana nabase mu muco bihugu byinshi bya Afrika umuco no abana nabase ariko harabemera ikitwa matriarchal abana bakaba banyina nta kibazo nabo nka Malawi nka za Mozambique ibihugu nk'ibyo bamera ko umwana ashobora kunyura kurira muri matriarchal nubwo amoko yose ataba bikora ariko no muri Kongo hari amoko menshi yemera matriarchal aha abana bakurikiza ubwoko bw'umugore aho naho nta kibazo kubwoko ntaco gutwaye ngewe ndi umubanda nkaba n'umusindi nshatse nahisa ariko mu muco wa Kongo aho tuvukira abana nabo umugabo ubwo ndi umubanda ariko nshatse naba n'umusindi nta kibazo ubwo rero umwana nuwase 50 akaba nyina 50 nubwo yabayina nkase kushusho ariko abatekereza nka nyina nubwo yamera nka nyina kushusho ariko abatekereza nkase umuntu ashobora gusana nyina ariko agenda nkase umuntu ashobora gusana se ariko atekereza nka nyina aho nta
kibazo bose ni abantu abayujuje 46 chromosome. Imbwa igira 78 chromosome, umuntu akagira 46 chromosome, injangwe ikagira 38 chromosome, imbeba ikagira 6 chromosome. Byose iyo bigiye guhura, imbwa yohereza 39 78, umuntu akohereza 23 bikaba 46, injangwe ikohereza 19 bikaba 38, imbeba ikohereza 3 bikaba 6. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wese agira kimwe cya kabiri cy'umubyeyi w'umugabo na kimwe cya kabiri cy'umubyeyi w'umugore. Abana bashatse baba w'umugore, bashatse baba w'umugabo, nta kibazo. Uko waba usa kose, waba usana nyoko udasana nyoko, biramaze. Ariko ufite 23 chromosome y'umwe mu babyeyi bawe kugira ngo wuzure umugabo ugire 46. Bene data rero, nyabuna intambara zihagarare, he kugira umugore uzongera kuzira kubyara abahungu cyangwa kubyara abakobwa cyangwa gupfusha cyane. Oya, kuko duturanye n'umugabo warongoye umugore, babyara abahungu 8, arababara, yirukana umugore we. Amaze kumwirukana noneho rero agiye kurongora umugore wa kabiri, abwira umugore ngo nawe shaka, dufite abahungu 8, dushaka impamvu inkomoko y'aba bahungu gusa. Umugabo yararongoye abyara abakobwa 6 ku mugore azanye, n'umugore aho yasambanye kuko yanze kuva mu bana, ariko abwira umugore ko azaje asambana, nawe abyara abakobwa 2, ubwo agira abahungu 8 n'abakobwa 2 10. Wa mugabo nawe umukobwa arongoye amubyaraho abakobwa 6, noneho barahamagarana bati tuganire. Abahungu twabyaraga baturukagaye. Umugabo ati baturuka kuri wowe kuko narongoye nkabyara abakobwa. Ati nanje ko nasambanye nkabyara abakobwa. Ubwo bigaragara ko responsable rero w'igitsina Imana ni iri hejuru ya byose, ariko hahanwa umugabo kurusha umugore. Ariko bose beguhanwa kuko sibo ba responsable y'ubuzima bw'abantu. Imana yacu yabwa icubahiro, Imana yacu dukomeze, amakimbirana hagarare. Kubyara abakobwa ni byiza, no kubyara abakobwa ni byiza. Abahungu ni abana n'abakobwa ni abana, kandi bose bagira kamaro, nta kibazo. Ariko noneho dufata umwanya wo kuganiriza abana bacu bakiri munsi y'imyaka 2 kugira ngo bazakira ibitekerezo twifuza ko bazaba babitangire hakiri kare, bye gusasirwa n'ibibi, maze tuzabyara abana bazimba. Kandi na babandi babyara abana benshi ngo bazabafasha, nabayobe, nabanyamafuti, na ubujiji. Abakorinto ba 2:12-14 haravuga ngo ntabwo ari abana bahunikira ababyeyi, ahubwo ni ababyeyi bahunikira abana. Turera abana bacu neza kugira ngo bazagira ubushobozi bwo kurera ababo, ntabwo turera abana bacu kugira ngo bazatugarurire ibyo twabarezemo. Oya, ayo ni amafuti. Ababyeyi mucecekeraho, murera abana kugira ngo mubambike imbaraga zo kuzarera bazabyara. Ahasigaye Imana iduha umugisha, Imana iha urubyaro rwacu umugisha. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo turera abana neza rero, tuba turi kubategurira heza yuko bazaba mu gihe kizaza. Kandi buri wese ahora mu mpinduka zidashira kugeza igihe azapfira, uko azaba kubategurira ejo heza. Rero iyo umwana avutse akaba ageze ku myaka 17, iyo dutegura aba ari igihe cy'icyiciro cy'ubujiji. Umwana wavutse kugera ku myaka 17 ni icyiciro cy'ubujiji. Mvuze ubujiji kubera iki? Kubera atagaguza, ntabwo aha agaciro ibintu. Amafaranga umuhaye apfusha ubusa, imyambaro umuhaye arayangiza, ibintu byose umuhaye ntabwo aba akagira ubushobozi bwo kubirinda, kandi akaba atazi nuko bigoye kubibona. Abazungu rero babateganiriza hakiri kare, bakavuka bafite amafaranga yabo kuri konti. Ariko twe mu bushobozi bwacu twari tugiye kubaha ibitekerezo byiza, uburere bwiza. Yageze ku myaka 17 rero yinjira ku myaka 18, yinjiye mu cyiciro cya kabiri cyitwa imihigo. Icambere ni ubujiji, kuko atagaguza, ntamenye kubika, ntamenye no gutekereza mu iby'ibihe bizaza. Ariko 18 kugera kuri 47 aba ari icyiciro cy'imihigo, kuko 18 abatangiye gutekereza neza, aba yaba umugabo mu biyu bimwe, aba yarongora. Ubwo ni ukuvuga ngo atangiye gutekereza ku mihigo. Hari n'imfubyi nyine zitekereza hakiri kare, ariko ufite ababyeyi bomba atekereza ku myaka 18 nibwo atangira icyiciro cya kabiri cyitwa imihigo. Iyo mihigo rero iyo ugeze ku myaka 47 utari wakira, haba hasigaye amahirwe make ari munsi ya 30% yo kongera gukira.
iyo utagize icyo ubona nta kibanza nta tungo nta icyo ari cyo cyose cy'iterambere ntacu urageraho, birakugora iyo urengeje imyaka 47. Imyaka 47 rero ko ari imihigo, niba utagira ibitekerezo byiza by'abana bawe nuko bazaba. Iyo utangiye umwaka wa 48 rero kugera ku mwaka wa 60 aba ari icyiciro cyitwa icyiciro cyo kwicuza, ukabona ibyo wahisemo byose ko nta kamaro. Uwize ubuganga ati yabaye ubucamanza, uwize ubugoronome ati yabaye ubupasiteri, uwize ubupasiteri ati yabaye ubusirikare, uwize ubusirikare ati yabaye ubucuruzi. Aba ari uguhataniraho, ndetse bikinjira no mu ngo zabo. Uwarongoye mu majyepfo ati yabari mu majyaruguru, arongoye iburasirazuba ati yabari burengerazuba, watuye muri Kongo ati yabari mu Rwanda, watuye mu Buganda ati yabari muri Zimbabwe, watuye muri Amerika ati yabari muri Canada. Umuntu wese ni imyaka yo kwicuza, nta wishimira ibyo yahisemo, niyo byaba byaramuhiriye ntabimenya. Imana yaturemye dufite ubwenge bwo gutekereza, ariko Satani azana ikintu cyitwa guhuma umuntu ntarebe n'ibyo afite ko ari byinshi, kuko iyo atari uwa mbere ku isi ahora ari umukene, kandi iyo abaye uwa mbere ku isi abatinya kwicwa no gupfa. Ubwo ni ukuvuga ngo bose bafite ibibazo byo kwicuza, aho batuye, uko barongoye, uko babyaye, ibyo bakoze. Bageze mu gihe cyo kwicuza kuva ku myaka 48 kugera kuri 60. Ariko imyaka 61 kugera ku 100 aba ari imyaka yo kwiheba. Kwiheba kubera iki? Abantu benshi batinya urupfu. Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 havuga ko abantu benshi batinya urupfu. Nizo mpamvu ikintu bakunda kuruta ibindi bagihuriyeho n'ukurama. Abantu bakunda kurama, abantu bakunda ubutunzi butegekwa aruko kuko butegekwa n'amafaranga, abantu bakunda ko bakumva inkuru kw'abanzi babo bapfuye ariko bakabigira ibanga. Yara abapagani barishima bakabivuga, yara abakristo bishimira ku mutima bakabigira ibanga, ariko ni icaha ku Mana. Kwishimira ko umuntu kwanga yapfuye uri umukristo ni icyaha, ariko kwishimira ko umuntu kwanga yakijijwe ni ishimwe ku Mana. Umukristo nyakuri rero yishimira ko abantu bakizwa, ntishimira ko abantu bapfa. Abantu bagira ubwoba kuko bageze igihe cyo gusinzira, kandi koko mu myaka 61 kugera ku 100 abakiriho abari bake cyane, abari bake cyane. Nuvuga ngo ngiye mfite imyaka 66 ngiye kwinjira mu mwaka wa 67, ariko abo tungana twavukiye rimwe bariho nibo bake kurusha abapfuye. Ubwo rero twese tuzi ko tutegereje, nubwo abafite imyaka 61 bazi ko ruri hafi, ariko umuntu wese atinya gupfa. Noneho rero kuko ubwiriza igice cya 9 umurongo waho wa 5 havuga ngo abantu bose bakiriho nta gushidikanya bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntaco bazi, nta n'ingorano bategereje. Ku murongo wa 10 haravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete, kuko ikuzimu ugiye kuja nta migambi, nta gutekereza, nta no kumenya. Bisobanura ngo abapfuye bo ntaco bazi, ariko abakiriho bazi ko bazapfa. Nubwo Yesu azagaruka bamwe batarasinzira, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo twese tuzasinzira, ariko Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 15 ya 18 haravuga ngo natwe abazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami Yesu ntabwo tuzabanziriza na hato abazaba barasinziriye mu mwami, ahubwo nibo bazabanza kuzuka mbere, bazukanye ubwiza bw'Imana. Natwe tuzaba tukiriho duhindirwe abasha, tuzamuranwe nabo dusanganira Kristo mu bicu. Bisobanura ngo nubwo Yesu azaza abantu bose batari basinzira, ariko umuntu wese ukiriho azikora umutegereje. Nizo mpamvu iyo abantu bitiranwa bagatanga itangazo ko mwitiranwa yapfuye rimurikanga ugahahamuka, n'abakuzi nabo kuko baba batazi uwapfuye uwari we baravuga batese ni Baraka w'i Kigali, ni Baraka w'i Masisi, ni Baraka w'i Bujumbura, ni Baraka w'i Uganda. Hari izina rikunze kugirwa n'abantu benshi cyane: Bahati, Baraka, Rukundo, Cuzuzo, Mahoro. N'amagambo akunze kwitwa abantu benshi mu mazina. Iyo batanze itangazo ngo Mahoro yapfuye, bamuravuga ngo nuwi Bujumbura, abandi nuwi Kigali, abandi nuwi Masisi, abandi nuwi Kampala, abandi nuwi Goma. Ubwo bakarinda
n'abasaza batazi uwapfuye uwo ari we badaturanye nabo. Ariko nkanje bitwa Mpazi Birego nta wundi twitiranwa. Nibavuga ngo Mpazi Birego yasinziye azaba ari nge, ntabwo bazavuga ngo ese nuwi Masisi, nuwi Kigali, nuwi Kampala, nuwi Bujumbura. Oya, bazabimenya iyo batitiranwa. Abanzi bose bazamenya ko ari nge, kuko abanzi nta wundi bazi witwa Mpazi Birego. Abantu bose bazamenya ko Mpazi Birego yasinziriye. Bazabimenya. Gusinzira bisobanura gupfa muri Bibiliya. Gupfa na Bibiliya irabyemera. No gusinzira, no kuruhuka, no kubuzinga, no kusenya ingando, no ku ibintu nk'ibyo. Ubwo nukuvuga ngo ayo mazina bitiriye gusinzira kuva mu mubiri yose yitirirwa abantu basinziriye. Abantu rero igituma bahahamuka bakagira ubwoba bakagwa mu cyiciro cyo kwiheba bafite imyaka 61 kujya ku 100 nuko urupfu rubategereje ruri hafi. Abapfa ni benshi kurusha ibyaka 17 kurusha ibyaka 20. Iyo umuntu agize imyaka 61 abari bati ruri hafi, rushobora kuba rushigaje 20 cyangwa 10 cyangwa 15, ariko ruri hafi. Abantu nibwo binjira mu cyiciro cyo guhamuka bakiheba. Ariko nta mukristo wiheba, ariko n'abakristo batinya urupfu. Nta mukristo wiheba ariko batinya urupfu. Kuko Abakorinto ba mbere 15:26 ni umwanzi burya. Urupfu niba ari umwanzi rero, yaba umukristo ararutinya, yaba umupagana ararutinya. Niyo batangiye kuririmba indirimbo yo guherekeza abasinziriye, n'abakristo barahahamuka. Ntabwo ari abapagani gusa bahamuka, n'abakristo barahahamuka. Uretse ko Yesu yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu ukiriho naho yaba yarapfuye ntazapfa iteka ryose. Bisobanura ngo umuntu ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Bisobanura ngo umukristo ntiyarakwiriye kwiheba, ariko kuko ari umwanzi ruragukanga abantu bakingira mu cyiciro cyo kwiheba. Ubwo rero dutegura abana tuzi ko ibyo byiciro tubirimo nabo bazabigeramo, kugira ngo niba bigeramo bategure. Noneho nibamara gutegura twubahirize isezerano ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo ntabwo ari abana bahunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Hari abantu babyara abana benshi bakavuga ngo reka mbyare benshi wenda harabazamfasha. Wo ni umuyobe, wo ni injiji. Ntabwo tubyarira abana ngo tubarerere kuzatugarurira, ahubwo rero umwana wawe ukamushora imbaraga kugira ngo azashobore kushobora kurera be. Ntabwo ari ukukugarurira, kuko siko niba ataraguhagije na wagize umwako. Ariko abana tubyara tububakemo imbaraga zo kuzashobora kurera babo. Gusa turekeraho kuvuga ngo azangarurira yakugara cyangwa akarorera, ntabwo yabizira. Imana yacu ihabwa icubahiro, Imana yacu dufashe kugira ngo abana bacu dusera tubategure, tubashiremo imbaraga zo kuzarera ababo, atari izo kuzaturera ubwacu. Niba tudashoboye kwirera turi bakuru, twabyara ducikanye, twararangaye, ariko turera abana ngo bazashobore kurera ababo. Hari abantu basebanya. Icyacu gusebanya ni ukuvuga ngo umwana ntiyamfashije, ni ugusebanya. Umwana wanje naramubyaye, ndamwigisha, ndamurera, ariko hari uwo baganiriye mu kanya gato, umubyeyi aravuga ati mwana wanje sinakugaburiye, ati sinakwambikaga, sinakwigishije ngwi, none se igituma utandeba neza, igituma utantabara ngo umfashe? Ati warangaburiye, waranyambitse, waranyigishije, ariko anyimye amagambo. Ico cyonyine gituma nkwanga, nta kindi. Rero murera abana, mubagaburire, mubambike, mubigishe, ariko mubahe n'igihe mubaganirize. Imana yacu yabwe icubahiro, Imana yacu dusange. Twaganiraga ku buzima bw'umwana, iyo ni conclusion natangaga, kwerekera kuvuga aho abana bazajya. Ariko umwana kuva kuri 0 kugera ku myaka 7 ibyo twaganire mu buryo buhagije. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Kuri cyane gusenga everyday ni 07866962 kuri channel ya gusenga everyday. Imana duhana umugisha kubadukurikira. Tuzongeraho nibindi, yari isomo rya psychology twashaka gufasha abantu kugira ngo twige kubana muri societe na education chrétienne, dufasha bana bacu kuzavamwa abagabo mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Kigaho na butaha. Shalom shalom. Shalom.